n'ibigwi watangiye witwa AFR inyuma yawe uhindura izina nuko unoza imikorere kongera ngo urusheho kuba mpuzamahanga hora n'ibigwi ntore zirusha intambwe ni wowe dukesha iki cyerekezo nyacyo icyo kuba indashyikirwa mu ruhando mpuzamahanga hora n'inganji dukora ubushakashatsi bukadufasha kuvumbura byinshi cyane dutanga amahugurwa agasozanya n'inyemezabumenyi muri RFI dupima uturemangingo ndangasano aritwo DNA nimutugane twiteguye kubafasha numvise umusore wateye inda umukobwa aramwihakana iwe ngo nase nanjye byara RFI niyo yabikemuye ibimenyetso by'imbunda ndetse n'amasasu turabipima dupima ibiyobyabwenge tukanapima n'ibinyabutabire dupima inyandiko zigibwa impaka ukuri kukajya habona tugapima n'ibikumwe hagamijwe kumenya nyirabyo gupima uburozi n'ingano ya alukoro iri mu maraso intego yacu ni ukwakira nayo mbabaza batugana dupima ibyahumanijwe tukanapima imibiri y'abapfuye tukamenya icyabishe bikarinda amakimbirane icyakorwa cyose mu ikoranabuhanga turakigaragaza iwe dupima amajwi n'amashusho tukamenya umwimerere wabyo byose bigakorwa hagamijwe gutanga ubutabera nyabwo RFI ikomeza kuba ubukombura imparirwa kurusha dufite abakozi b'inararibonye kandi b'inzobere mu byo bakora byose bakorana umurava barakarama dufite ibikoresho bifite ubushobozi kandi bigezweho niyo mpamvu baturuka i Rwota Amasimbi bakapimisha mu Rwanda tujya kuba indimbaniriza kurusha yarushegesha ababisha twakiriye inama mpuzamahanga bavuga imyaka u Rwanda ubunyangamugayo kutabogama ndetse n'ubunyamwuga nibyo bituma tubimarirwa bigwimukwe si imihigo dushaka kuba igicumbi cy'ibimenyetso bya gihanga muri Afurika ndetse no ku isi yose birashoboka kuko turashoboye mu rwego rwo kurushaho kunoza ibyo dukora ku rwego mpuzamahanga dukorana na forensike mpuzamahanga twungurana ubumenyi ufite inshingano zikomeye
nyenga